Mu murwa mutagatifu wa Vatikani, buri gihe ubwo haba hari gutorwa papa mushya, isi yose iba ihanze amaso, amatwi yabanguwe, amaso ahanzwe ku gisenge cya Chapelle Sistine. Si amagambo aba ategerejwe imbere y'ibindi byose, ahubwo ni umwotsi uba utegereje. Umukara cyangwa umweru, ibara rimwe ryonyine rishobora guhindura amateka. Mbere y'uko hakoreshwa imyotsi, itangazwa ry'amatora ya papa byagendaga bigura intege. Abaturage b'i Roma, abakristo n'isi yose bagombaga gutegereza ko umuvugizi wa Vatikani abatangariza papa mushya. Ibi byashoboraga gutindaho amasaha ndetse rimwe na rimwe bikamara iminsi, cyane cyane mu bihe by'amage cyangwa umutekano muke n'intambara. Abaturage babaga bashungereye ku marembo ya Vatikani bategereje ijambo rimwe, Habemus Papam, dufite papa. Mu 1903 ubwo hatangiraga gutekerezwa ku buryo bwatuma abantu bamenya vuba uko amatora agenda, Papa Pius wa 10 na Bansomambike be batekereje uburyo bworoshye bugaragarira buri wese budasaba kuvuga cyangwa kumva. Imyotsi niyo yatekerejwe nk'aho yaba ikimenyetso cy'ukuri cyatuma buri wese amenya icyabaye, akamenya umwanzuro wafashwe, akamenya n'uko igikorwa cy'amatora kiri kuba, kuko kiba mu ibanga, mu muhezo udasanzwe, hirindwa ko leta z'ibihugu bigiye bitandukanye ndetse na politike yakivanga mu matora kugira ngo iyobore kiliziya. Ibi bikorwa mu mutuzo, aho abakaridinali baturutse imihanda yose bahuriye muri chapelle imwe, bakaba bari gutora papa. Iyo hatowe papa hazamuka umwotsi w'umweru, iyo atatowe hazamuka umwotsi w'umukara. Hari ibintu by'ingenzi byari bigamijwe kugira ngo ubu buryo bukomeze gushyirwaho. Icya mbere kwari ukunoza itumanaho no kwihutisha amakuru kugira ngo abakristo ba kiliziya bamenye neza ko hatowe umuyobozi wabo, kugira ngo uburyo buhuriweho n'abantu bose batazi indimi. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Kandi kwari ugushyira mu gaciro amatora yakozwe no kwerekana uburemere bw'icyemezo cyafashwe n'abakaridinali baturutse imihanda yose. Iyo amatora atagize uwo agira papa, imyotsi iva mu mashyiga aba ari umukara, bikitwa fumata nera, bisobanuye ngo turacyatora. Mu gihe hatowe papa mushya, imyotsi izamukayo aba ari umweru, bikitwa fumata bianca, bisobanuye ngo twabonye umuyobozi. Imyotsi ikorwa mu buryo buhambaye kandi bw'ikoranabuhanga rigezweho. Umwotsi w'umukara ukorwa hifashishijwe ibikoresho bibyara imyotsi nka plastique, imyanda y'ibiti cyangwa amarangi n'ibindi binyabutabire bigiye bitandukanye. Mu gihe umweru we bavanga ibinyabutabire byiganjemo lacoste, potassium na chlorophone. Iyi myotsi ivugira itorero mu buryo bw'ikimenyetso kigaragara kandi ituma abakristo bose ku isi hose bumva ko bashyizwe hamwe ndetse no mu rurimi rumwe, kuko buri wese abasha kubisoma. Kuva aho iyo myotsi itangiye gukoreshwa, yahindutse igice cy'umuhango mutagatifu. Abantu batangajwe n'uburyo bushya bugaragara buhuza isi n'ibiba imbere mu matora y'ibanga. Abakristo bayakiriye nk'ikiraro kiri hagati y'ubuzima busanzwe n'ubutumwa bwera. Mu rwego rwo kwirinda urujijo rwabaye mu mwaka w'1958 no muri 2005. Muri 2005 ubwo hatorwaga Papa Benedicto wa 16, imyotsi y'umweru yagaragaye mu kirere cyari kijimye, habaho urujijo. Bamwe bakeka ko ari imyotsi y'umukara. Nibwo Kiliziya Katolika yaje gufata icyemezo cyo kuva muri ubwo buryo, nuko maze imyotsi y'umweru izamuwe iherekezwa n'inzogera zo muri Bazilika ya Mutagatifu Petero. Ibi byongeye kuba muri 2013 ubwo Papa Benedicto yeguraga ku bushake. Imyotsi y'umweru yongeye kuzamuka ubwo hatorwaga Papa Francisco, ariko abantu benshi ntibabimenya, nuko inzogera ziherekeza iyo myotsi bamenya ko Papa yatowe. Abantu benshi bararize icyo gihe, abandi barasenga, isi iraceceka iratuza. Uyu munsi imyotsi ya Chapelle Sistine niyo ndirimbo y'itorero Katolika ihindura amateka, n'icyapa cy'ubumwe, icyerekezo riremwe ry'ubuyobozi. Si umwotsi gusa, ni umuriro utazima wo kwemera gushya. Igihe iyo myotsi izamuka aba ari amateka ari kuba. Papa mushya si ijambo, ni icyerekezo gishya. Kandi ubwo imyotsi y'umweru izamuka, isi yose ivuga mu mitima yabo, babonye umuyobozi.